cyangwa nta mu kwisuzuma uyu muntu agiye kwa meya cyangwa n'amaye randevu ariko akagenda cya umusore akareba ko yambaye ka bodaboda neza uyu munsi ukareba ko wambaye agapfukamunwa neza nuko ukinjira kwa mudugudu cyangwa kwa gitifu kwa mudugudu nawe ntiwayinjira utambaye agapfukamunwa neza. Imana izazireba niba yashushe yakuremanye yawe igihe ifite icya kabiri izakubaza izamba ibyo iri kutubwira ngo tubikomereho. Yavuze ngo tureme muntu tumuhe ubwenge yita amazina ibyaremwe byose anabitegeke. Imana izazikubaze ngo ubutware naguhaye ku by'isi byose uracyabufite cyangwa warabugurishije? Abiduka biri gutegeka, ayo modoka ni integeka. Ibyiza Imana yampaye ndabitegeka mbikoresha uko bikwiye cyangwa birantegeka? Ibintu bibiri Imana izabitubaza. Ishusho yayo niba tutarayihindanije cyangwa niba tudategekwa n'ibyaduhaye ngo dutegeke. Kristo yazakuzwe ubwo twicekinga kwa mudugudu hari uko twicekinga twigenzura no kwambere no kwande ku Mana turebye ibintu. Kristo yazakuzwe twigenzure. Ubwo rero turakora ko nta bitambo bikinaho turakora. Iyo tugeze muri Zaburi ya 51:19 atwereka ko ngo ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima wagize ute amenetse washemutse. Nicyo Imana ishaka. Yaratworohereje nta bimaze gusa mu mutima we, umutima washema nta kintu ariko byoroshye n'ibintu by'abantu. Ikizame cyoroshye nicyo gitsinda abantu. Bitweza kuzwe. None iyo turebe muri Luka 23 umutwe wa 23:24 hari ku isaha saa 9 ya saa Kristo yagize ati umwuka mushizeho ngo umutambiko ku ngoro utanyukamo kabiri. Hari amagambo yavuze amaze kuyavuga araca, ntabwo ugiye kuyaca araca. Bya bindi yavuze biba biratsoye biratashye kwari ugiye kwita saa 9 zirageze umwuka umushyiramo umusaraba ngo n'umwenda wari utambitse umutambiko nawo mbere gutabukamo kabiri. Hahandi abaheza bitambo biciraga bajyanye amaraso y'imasa n'ibindi hagira gute wa hanze. Kristo yazakuzwe. Bivuze ngo bajyanaga amaraso y'imasa nta bintu gihari nta uzasubirayo kuko icyo kwakorerwa cyavuyeho cyakorewe ku musaraba. Nawe uzasubirayo kugira gute no gutumbira umusaraba n'umutima umeze ute umenetse. Biragoye ariko biratuma. Reba nawe igorogota ni nk'iki nka hejuru y'amaboko none umugoro ni mu Kristo ariko byabereye mu mutima wa nta bimasa mu mutima ugize ute umenetse. Dukora iki none no gutumbira umusaraba tugasaba imbabazi. Iyo turebye mu gitabo cya Isaya nanone Isaya yaragarutse umuvugo ukomeye umutwe wa mbere 18 kugeza kwa 20 urebye avuga gusaba imbabazi ngo n'ibyaha byanyu byatukura nk'indurumbaruba bizahinduka urwererane niyo byatukura mu muhemba bizerera. Nuko ngo nta cyaha Imana itababarira. Icyo dusaba bwa niki mu gusaba imbabazi. Hari umwami witwa Dawudi yagiraga ibikosa byinshi Imana yagiraga ariko icyarusha abantu bagiraga ate leta gasaba imbabazi. Natwe Imana tubwira ko tugize muri Isaya ubuhanuzi bwe nta cyaha itababarira tujye dusaba imbabazi gusa nicyo dusaba. Seza kuzwe Yesu ati dawe bababarire kuko batazi icyo bakora. Ese turababarira? Arongera ati mugira amahoro. Ese turabagabuza amahoro? Ubu dushobora kubana twitwaramukiye mu nzira y'amashami ububabare bwa Kristo. Ese twumva twabaye abatagatifu?
twaba turi gusohoka mu muryango n'ako kanya ugasitara ku muntu muri gusohoka buri wese arashaka kujya mu rugo ukaba umusitaye si mutisi karama ntabwo ari umuntu w'isata si cyane bagahise mwumve umuntu ukuntu twabaye nta nubwo ari umuntu karamwandagiye kiramanitse none wagereranya na Kristo wabwiye Imana ngo bareke bazi icyo bakora bari kumushoma inkota mu rubavu noneho urasenya umuntu aragusitara aho mati twajya twita abakristo ngo ndi umukristo ariko banyamukuru Kristo umunyonzi ni umunyonzi uramuzi gukoresha igare mu mujyi umuntu utwara igare ni iki no umukristo akwiye kuba iki umukristo akwiye kuba iki niba umunyonzi ari umuntu utwara igare umukristo we ni iki Kristo yazavuze aha ni mutwara Kristo umukristo ni umuntu wongeyeho Kristo ukayumva bikaba iki umukristo ni umuntu wifitemo Kristo ni umuntu wongeyeho Kristo si ibyo gusa ubyongera ute ugomba kugenza nkawe ukababarira nkawe nk'uko yababarira ukaba umubibyi w'amahoro nk'uko yabwiye abamugambaniye ubusa twe twabikora ngo nimugire amahoro nk'uko yabwiye intumwa zibonekeye bwa mbere harimo abamugambaniye harimo abamwihakanye harimo abamutaye ngo nimugire amahoro hari undi ari kuvuga cyangwa ari ngenda kuvuga ese we bwihimiye iki se ko bwangambaniye ko bwanyihakanye sinazutse Kristo yazakuze ntabwo yavuze ngo bwihimiye iki ko bwanyihakanye bukangambana sinazutse ntabwo ari kuyavuga yabwiye ngo nimugire amahoro Kristo yazakuze kwitwa umukristo yo twakwiye kuba nk'ayo ngo tuzuzanye ngo shalom shalom ngo amazi ntaboneka ubuse niko tubaho ufata inkwi ugacanira amazi mu nkono waba udakuyeho amazi agakama wafata amazi wayamena mu muriro umuntu ukazima kimwe cy'ikindi ariko iyo tuvuze ngo shalom kuva ngo amazi abane n'ikindi nk'uko Kristo icyo adushakaho muri iki muri iyi pasi mbere yuko dusoza ndagira ngo umuvandimwe asomere ku Baheburayo umutwe wa 10 umurongo wa 25 kujya ku musozo ariko umuvandimwe asomere umurongo wa 26 tumenye ko niba dukomeje gucumura tubishaka kandi twaramenyeshejwe ukuri kose nta gitambo kindi gisigaye cyo guhongerera ibyaha byacu ahasigaye ni ugutegereza urubanza rukaze n'inkongi y'umuriro uzatsemba ibyigomeke ijambo ry'Imana murabyumvise twisubije cya kibazo ngo se hazaho pasika ya gatatu ntayizabaho hazaho urubanza rucaye nk'iki rumeze nk'iki rukaze nk'inkongi y'umuriro nta pasika ya gatatu ni urubanza rusigaye Yesu yaje ari umucunguzi azagaruka ari iki ari umucamanza Kristo yazakuzwe Yesu yaje yaza ari umucunguzi azagaruka ari umucamanza ariko ikindi kibazo munyumvire ngo azagaruka nk'umujura ntabwo azategura ni ukuvuga ko igihe cyawe cyo kwitegura n'uyu munota ngo umuntu yatekereje gukora neza saa 9 apfa saa 8:59 habura umunota umwe Kristo yazakuze Yesu azaza nk'umujura ntabwo azategura nari ndi kugenda mu umugore adinyisa yambaye igitenge ndasomaho gutya ndamureba natangiye ndikirebera uko yidigisa ngiye kubona mbona aho bariho amagambo abariya nkuru ibyo kwidigisa byo birahari mbona handitseho ngo yashatse
yatekereje gukora ibyiza saa 9 apfa saa 8:59 mu butumwa. Kristo yeza kutwe uyu munota ntawe. Ndagira ngo dusoze n'umurongo umwe wo muri mu byahishuwe ni chapitre ya 3 umutwe wa 3 umurongo wa 22. Reka mwisome. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Niba wahoze atubwira ibi byose, ufite amatwi arumve icyo Roho abwira za kiliziya. Bisubiza kuzwe. Yeah.